ngurije uruganya muziba kahiyaga.
ko nta muntu yasigara yicaye yemwe cyuzura n'igisese abo gusesa kigaserera amagare we
bagatoza abana indangagaciro z'umunyarwanda umuco gakondo dufatanye tuwushayagirire tuwambare tuwiyitere tuwukomeze utazahava itorero inayoberana iduteze gutatira umuco wacu tuwukomeyeho turabana b'u Rwanda. umuntu agira ikimuranga turangwa n'umuco dutamirije umuco wacu kandi uratwiziriye babyeyi inshuti bavandimwe intayoberana zihamagarana ubwuzu mukazitaba n'ubwira uyu mwanya intayoberana zibikuye ku mutima zirabashimiye. Izina rero ni intayoberana, impamvu ari intayoberana ni ukugira ngo umuntu ubundi atarama ibyo abona arusha abandi. Intayoberana rero mu gutangira twababwiye ko turi bubereke ibyiciro byose. Mwabonye ibirezi, mwabonye kuzamuka kugera ku nararibonye, ariko nanone uyu mwanya twababwiye ko turi amashami. Nagira ngo nsabe abo twashibutseho abadutoje ibi, ndifuza ko bahaguruka hanyuma nabo tukabashimira bakabona ko bareza bakuru. Ndabavuga mu mazina atari ukububahuka,
n'icyubahiro tubagomba. Nagira ngo sabe umubyeyi Rugano ahaguruke. Bano izi ni imbuto mubyeyi, izi ni imbuto mwiza. Nagira ngo sabe bagenda nkurikiranye nkurikije imyaka cyangwa se icyiciro, ningira aho nibeshya nabwo ndiseguye. Nagira ngo sabe umubyeyi Mariya Yohana ahaguruke. Mubyeyi namwe abana bari aha aya mashami mwashibutse arabashimiye. Sabe mama Toni, mubyeyi nawe turagushimiye. Ndabizi ko wareze benshi muri aba bari aha, bakaba ariyo mpamvu bashoboye gutoza aba bana. Sabe mama Line, mubyeyi turagushimiye. Ndasaba Murayire Prote, ndasaba Rugeme Ntwaza, aba babyeyi rero imbere yanyu twagira ngo tubabashimire. Abandi twifuje gushimira ni umuntu wese wahaye uyu mwanya intayoberana. Namwe turabashimiye tubikuye ku mutima. Ndumva rero iyo utumiye umubyeyi uba wifuza n'impanuro kugira ngo niba hari ibyo watsitayeho ubutaha uzabikosore. Niyo mpamvu nagira ngo nongere nsabe ababyeyi tutabagoye, ariko nizere ko turifuza kubika, nizere ko bafashe ifoto y'urwibutso. Intayoberana zirifuza kubika ifoto y'urwibutso n'ababyeyi, bari kumwe n'ababyeyi bakesha uyu murage. Nizere ko babifasha. Nagira ngo rero sindi bubagore, ariko nagira ngo bo bari buhitemo nubwo batubwira. Ndabizi intege zimaze kubineja. Ikitari bubagore nagira ngo tubahe uyu mwanya kandi tubatege yombi. Uraho Kanyande, uraho neza? Muraho babyeyi bari aha, bavandimwe, bana bakiri bato. Nyuma y'ibi bibaye aha ngaha, gushobora kugira icyo uvuga ni uko ugomba hari kuba uri inshizi y'isoni. Ntabwo naherukaga ibi ngibi. Baravuze ngo akanwa k'umusaza gashobora kunuka, nkatekereza ko gashobora kunuka ari uko atiyunyuguza yiyitayeho, ariko ngo gashobora kugira ibyo ariko ntikabeshya. Kubeshya ni bibi. Yemwe ba yego sha ako ngako kari mwakoze. Mwakoze cyane kandi mutahe mwumva mufite ishema kuko muri igitangaza cy'Imana. Tumaze iyi myaka tumaze muri iki gihugu, tuyimaze turi muri ibi. Mariya Yohana, Inshongore,
Murayire, ariko twari tutaragera aho umwana twuzukuruje akora ibi kandi akabikora neza. Sangwa Aline, merci. Isuku igira isoko, nyina wa Aline ndamushimira cyane ariko hari abazungu bigeze ku zino, ntabapfira gushira abo bantu bakundaga Abanyarwanda, agomba kuba aribo babyaye abaraho, baza badusanga kuri Collège Saint-André, bumva uko uyu mubyeyi aririmba nuko ishongora aririmba na Sentore yari akiriho, bararira, ndababona barira. Bari 34 baje gushaka Abanyarwanda 11 babafasha gukora filime muzi yitwa Rwanda 94, barayikoze. Baraje bumva abantu bari barambaza bati Grand Père Kalisa ni Karame, aba ntubari hano n'aba bana babyina bari universite babyigiyemo niyi. Numvise mfite ishema ryo kuba umunyarwanda. Iryo shema ugeme Ntwazi uri hariya, Mariya Yohana uri ahangaha, Inshongore Mukandori, Mama Aline, Muzehe Rugano, turiraza abana bacu turari bahana. Aline yigeze kwigaragurira arisihinga ahangaha imbere yanjye, nibuka ndabivuga nk'uko biri kuko nubwo batakibivuga, hari umutwakazi bari 5 bava indimwe. Stefania nabazi bagira arabazi. Stefania yagiraga ibitego byihariye, murabizi mwese byihariye. Ibyo bitego Karine murumuna wuyu na Aline nibo bonyine bashoboye kubyiga. Ibyo bitego Stefania yari afite byari matematike, ntabwo byari bisanzwe. Iyo matematike yayigize ndase nahoze nseka, abambonye bagomba kuba bagize ngo nasaze. Nibyo bitego yazuye bya Stefania byose abishyira imbere yanjye, kuko twari tubiziranyeho na Murayire na Mariya Yohana na Inshongore, twaturitse turaseka, nta kindi twari dufite. Ariko urumva ko Stefania wapfuye anduta atapfuye. Iyo usize ibi ngibi nta gupfa, urasinzira ugatabara. Nyakayonga ka Musare wa Karimunda w'umusizi ukomeye yaravuze ngo ukwibyara gutera ababyeyi neza nuko. Mwakoze. None ahangaha mudusezeraho numvaga ntashaka kuva. Uyu mwana twari twicaranye, uyu mukobwa utagira uko nabivuze yari Dakar, yakiriye aba bana bagiyeyo, ariko ntibimubuza gushaka kurira babonye hano. Nguko kuba umunyarwanda rero. Abati bagiye Dakar, ibyo badukoreye nari mvuyeyo ndabizi, ati ni igitangaza. Ututwana turimo kariya gakobwa bagiye Dar es Salaam, bamara y'iminsi mu marushanwa, barusha abandi, bari bafite utwana dutoya, ni tugomba kuba twarigiye hejuru. Umunyatanzania wakoraga muri ambasade yabo hano turaziranye, yari ino, ariko yabonye ibyo bitaramo ari iwabo. Araza arambwira ati Mzee Kalisa, ati nabonye ishyano, ati nabonye ibintu ntazongera kubona, ati nabonye utwana tubyina bya bindi mubyina muri bakuru. Ntiyumvaga ko utungutu twabyina.
namugani rero kuriya ni ukwibyara bashibuka iwacu inka ya nkoronko igira inkomo bana banjye rero ndasa aba babyeyi bari hano bakuze ugeme intwara Kanyande bantu bari hano Dr Rugambarara wa mukobwa we n'aba bose mbasabye ko mu nkundira tugashyira hamwe twebwe murayira afite iryo torero ategeka abantu benshi mfite iryanjye mfite abantu benshi nkuriye ariko dushyire hamwe dufasha abana batera imbere bazamuke ntabwo nabona ibi ntabiherutse nararwaye shaka gupfa Imana iranga ntabwo ushobora kugenda utabonye ibi ngibi ndagaruka none ndabibona ntabwo aba bana barantumira buri teka nkariha bakanga nkariha nkabwira nabo turi kumwe ni muriye kandi mwatumiwe nuko nguko tuzabigira ariko tuzashaka n'amafaranga yandi ubu ntabwo tumerewe nabi cyane u Rwanda ntabwo tumerewe nabi cyane noneho Mariya Yohana ni umutwarikazi nako so umutwari ni umugabekazi yewe ndi umutware ababyeyi nta bamikazi Murayire c'est le prince consort ni uzabahamagara kandi uwumva yaravunitse adashoboye tuzamusanga aho ari mwabana mwe tugiye kubashakira imfashanyo kandi ndabibabwira ndakabaroga tuzabashakira yewe muri yo isanduku ejo nzashyiramo amafaranga 300 tuzatangira tuzayatangireho twongereho Dr uzaduha imfashanyo ikomeye uyu ni umuganga ukomeye cyane uzwi hose yari yize Dakar ni Bufaransa ni umurundi akaba n'umunyarwanda akomoka kuri twembi ariko ubu ngo bavura abanyarwanda agira n'amafaranga arakayahorana nawe nzaheriwe tuzabafasha bashaka ariko hari icyo nifuza ko twabafasha nanone aba babyeyi hari ibyo bazabibabwira hari umukobwa wari uhagaze aho ngaho ari ahagaze utigeze aseka byambabaje nabibwiye n'abandi kuya mwana adaseka kandi ameze neza ni igikorwa cy'igihangange nyuma ageze aha araseka ndaruhuka gatoya ngushimiye aba bana bato uzi ko utu twana tw'udukobwa tuzamura ijwi aba bakamanura sha bamaze kugira umwuka wo kumanura donc baririmbanye na bakuru babo nabo baramanuka bashyira amajwi mu gituza ubundi nta jwi ryo mu gituza ry'umwana ntiribaho nous sommes des techniciens umwana nk'uyu ntagirijwe ryo niyo aririmbye arahemba ntibahemba ndabigushimiye ivuze byinshi narondogora ndi kumwe n'abandi babyuzuze ariko mbemereye ko turi kumwe pe ndabyemeye ariko rero ni ukuri twishimye ariko ndabanza gushimira Aline uri umukobwa mwiza washoboye ibyo abandi batashoboye ubikora kigabo kandi uri umukobwa ntiwacika intege gira uti ntacyo mfite ariko ukabikora na nyakubahwa namubonye nawe ndamushimira afande salute ariko burya aho bariya bagana wowe uguma mu rugo kandi ugakomeza ugatekereza kandi ugakora akazaza yuzuza ariko nibo bakobwa dukunda mu Rwanda rero yewe icyanshimishije kurushaho nuko tubonye abo tuzasigira utubando twacu
twaragerageje twaraguhereje, nawe uhereje aba bana, kandi ntawe uragera ku myaka yacu. Uri umukobwa mwiza. Kubona wikoreye iyi mbaga ingana itya, twavuga se ngo uri iki? Uri umukobwa, uri umugore, uri umugabo. Uko uri kose Imana ikugirire neza kandi izagukomereze. Murakoze bakobwa beza, mubyina neza, mufite umurindi nyawo. Ariko nkuko Grand Père yabivuze, dukunda umuntu useka. Iyo useka nubwo wabyica ntibigaragara. Murumva tureba ahangaha ikirenge cyajya muri parapara ntibimenyekane, tugakomeza tukareba isura yawe nuko mufite utunwa dutukura twiza. Cyane nta washyizeho umukara, nta washyizeho move, mwese murasa. Mbese murasa nk'abana ba Pasiteri Theogene, musa na Line. Suko abahungu ni ukuri muri intorezi, muri intore pe, muri intore. Ariko jyewe hari ubwo iteka sinzi ukuntu, niba nkunda abahungu kandi ntabikwiye, iteka mbona abahungu barusha ishyaka abakobwa. Abakobwa yego baraza bakagaragara neza, ariko ntabwo mukora ibisa n'iby'abahungu. Abahungu babarusha gushimisha abantu. Mumbabarire kubivuga, mukomereze aho, ni byiza cyane. Ariko kandi ntawe uruta abakobwa ba Line. Naho twajya hose ntawe usa n'abakobwa ba Line. Line afite abakobwa beza, n'imicuko n'ibibondo byawe. Rero komeza, kuraje mukobwa mwiza. Ngwino umpobere, nta n'ubwo wandamukiza. Ni ukuri tuzakuba iruhande ko tuzabishobora. Felicitasiyo. Kandi turagukunda. Urizi n'ubundi genda namukunda cyane. Merci. Dukomeje kubasabira umugisha wo gukomeza iki cyerekezo cy'umuco wacu no gukomera ku muco wacu. Uko mwatangiye turakuzi, ariko aho mugeze ntawabura kuvuga ko muri ubukombe. Kandi nakurikiye, ntabwo nsubiramo byinshi. Amatorero yose amenshi ndayazi uko abyina, ariko muri abahanga. Muri abahanga. Ikindi kintu kidasanzwe, mufite icyo twita kunoza ibyo mukora, ariko hakabamo udushya. So mufite innovations ku buryo igitaramo cyanyu kukirambirwa biragoye. Bana twabakunze cyane. Bakobwa ntimusanzwe. Intore babavuze sinirwa mbivuga, nubwo mami yagize, ariko jyewe abambere nabonye nabo. Aba ntabwo basanzwe, n'imbaraga zabo nta n'uwo bazihuje. Ntawe bazihuje. Abahungu n'abakobwa murajya kunganya, ariko mufite ubuhanga, tekinike iranoze, ntacyo umuntu yabona avuga. Gusa agiye cyo nsorezaho, igitaramo nk'iki ntigikwiye kugarukira nk'aha. Aline nabimubwiye tukimara turi hano, reka ngarukiza mvuga ngo igitekerezo cya muzehe ndagishyigikiye. Tugiye kwiga uburyo igitaramo nk'iki gishyigikirwa kandi kikazagera naho koko bikwiye ko gikwiye kugaragaza u Rwanda.
ni ibintu bigize ariko twese turaza gufatanya. Mwarakoze, ntimucike intege, ibyo muriho mukora murikorera, murakorera igihugu cyanyu, murakorera umuco w'u Rwanda. Tugomba gukomeza kugaragaza u Rwanda tukarugeza kure bishoboka. Ubu rero bake abari muri iki gitaramo ndahamya ko bagiye bafite impamba bajyanye. Hari benshi nakomeje ndeba, genda nakomezaga ndeba nkareba n'inyuma, ariko abari hano bose ndahamya ko ntawe ugiye atishimye. Mukomerezaho, ntimucike intege, kandi turi kumwe. Nimuhumure, ibitaragerwaho uru Rwanda murabizi ko ntacyo rudashobora kugeraho iyo rwabyiyemeje. Uko namwe mwabiharaniye, ejo n'ejo bundi ibyiza biri imbere. Imana ikomeze ibahe umugisha. Barakoze cyane ababyeyi bacu. Ngiye guhindukira mbwire intayoberana. Ababyeyi barababwiye, ubundi nkunda ibisigo cyane, nkakunda n'abasizi. Hari umusizi wavuze ngo inka iyo zishokewe n'umugabo ashaka kuvuga ko zitanyagwa zitarumanga. Ubwo ndashaka kubabwira ko ibyo ababyeyi bababwiye b'abagabo ni ukuri, kandi mbijeje ko mbabwiye nyine ko inka iyo zishokewe n'umugabo zitanyagwa zitarumanga. Hanyuma ku bamama nanone undi musizi aravuga ngo niko baduhoranira urugori abanyabugabe bugaragara. Abaduhoranira urugori rero abanyabugabe bugaragara, nabo ibyo bababwiye nizere ko twabishyize ku mutima. Icya gatatu rero yatubwiye ngo kwibyara bitera ababyeyi neza. Undi nawe yaravuze ngo kwibaruka umukondo byasumbye izindi ngingo. ntabwo ariko babivuga, baravuga ngo kubyara biba byiza cyangwa uko buteye, ariko kubyimba umukondo byasumbye izindi ngingo. Ntabwo ari ukubyara umukobwa, kubyimba umukondo. Ababyeyi barabyumva. Arakoze cyane, niyo mpamvu kandi nawe yabyumvise. Aline, tugiye kureba ukuntu nk'uko Murayira bivuze n'abandi babivuze bose, ukuntu ugomba gutegura igitaramo, abagufasha bakagufasha kukigira neza bakakinonosora, nawe ugakora iyo bwabaga n'ubwo bwari bwa bundi. Ndashaka gusaba abantu bari aha ko kugira ngo uzajye, abandi ni bake beza, ariko turashaka benshi beza. Nashakaga gutegura natwe tugufashije. Nyuma y'umunsi mukuru w'intwari, ni ku itariki ya mbere ya Gashyantare, ukazakora igitaramo turimo twese ufite abantu benshi imbere yawe. Ndabishaka. Tukiri aha rero, nagira ngo mbabwire ko dukumbuye ijwi ryiza rya Mama Tony. Nawe nabitubwire mu nganzo, muri rya jwi ryiza dukunda kandi dukumbuye. Murakoze. Ryarashaje ariko ntibigutangaze. Ariko rifite umusimbura. Bana b'u Rwanda muteye neza, mwambara inkindi mwizihiye inkiko muri ngeri, muze turwanire guhora turusha nshongorewe. Aye aye shongorewe, aye shongorewe.
nshongore we aye aye nshongore aye nshongore we aye ubabuza amasanga sumbi bigarama nimwikunde tubaririmbe muri ingenzi nsanzura u Rwanda rwizihiwe n'abarwo nshongore we aye aye nshongore aye nshongore aye baturaje inganje turinda tsimbu mushazi inkera dusozi y'intego turi ingeri ndatirwa abahizi turi intaganzwa nshongore we aye aye nshongore aye nshongore we aye oya ngwino gisaro kibuguzwa amasimbu muratwa buranga itetane buri joro ryicuze shengera neza umushingwa ngerero nshongore we aye aye nshongore aye nshongore we aye aye nshongore aye nshongore we aye naraye numva ikingomanga nshigutse nsanga ururugombi rwari Rwanda warariboye aye aye indwara z'u Rwanda zambutse umuvumba itariki nziza genda yitsinda kuyitsinda ni ukuyubaha cyane zibutse intwari zitangiye u Rwanda Rwanda warariboye aye aye indwara z'u Rwanda zambutse umuvumba rutinduka niba kwarareba n'icyusa runyuza hagusha aravumbereza ambaramasha babisha bamuza gutaha u Rwanda rwamubyaye aye aye indwara z'u Rwanda zambutse umuvumba aye aye indwara z'u Rwanda zambutse umuvumba. twashimye umwana nagira ngo dushime n'aho yabikuye. icyo nshaka kuvuga ndagira ngo mbabwire nifashishije ya ndirimbo ya Rugamba Sipiriyani yaravuze ati cyaha kivi nateruye kirananiye ngika amata ngo nshyuse ndasusumira numva intege ari nkeya nananiwe nkibyuka ndahwekera urumve shami nashibutse iki kivi ni icyawe ubu nguhariye kucyusa mwana wanjye uzaba ingenzi iri jambo rero impamvu nta bindi navuga ni byinshi kandi bivuga ikivi. Aline uyu kuva akiri umwana yumvaga akagoma kavuze akumva mbese ari akana gatoya kangana nawe nkaka we na murumuna we ni kimwe bombi ni kimwe mbese bumvaga akagoma kavuze bati ese
mbese bakanshika hari kujya gushaka aho akaguma kavugiye. Noneho icyo nakoze nabajyanye kubyina mu kiliziya. Murabizi mwese ko hano utwana dutamba mu kiliziya, bakabudutore tubizi cyane. Nanjye natubona ngasanga ni uduhanga rwose turabizi cyane, ariko nuko nanjye nabikundaga. Nanjye narabikundaga, wenda sinabyinaga nk'ibi bahoze babyina, ariko ubu nanjye nshinya akadiho ahangaha barabizi. Iyo ngiye kubareba intayoberana, hari imbyino babyina nguruka, mbese njya kwibona nagezemo, ntibamenye uko nagisimbukiyemo. Ibyo rero ndagira ngo mbabwire ko Uyarine yigeze kumbwira afite imyaka nka 14, ati mama, ati ko numva mfite ibintu byinshi, ati nge numva mfite ibintu byinshi byo gukora, numva hari ibintu binkirigita nagakoze, atari ko mbura uko mbigeza. Ntese ni ibiki? Kuko nanjye nkunda guhanga amapoeme, ni byinshi, indirimbo ndazifite nyinshi. We rero yarambwiye ati ko numva ibintu byinshi bindya binkirigita, ibyo bintu nzabikorera he, nzabivugira he? Ntese bumva bimeze bite? Ati birandemerera, nkumva ndaremerewe, mfite ibintu byinshi kandi numva nahumeka mbikoze. Niko yambwiye. Noneho igihe cyarageze rero, nanjye ubu ahetse utu twana tungana, utu twana twose mureba, hari abuzukuru banjye, hari n'abandi, hari ba Gipinyo, hari hari abitwa ba Biju, hari abitwa ba Landry, ba Pascal, bande abo bose bari abantu utwana nanjye nari mfite. Baravuga ngo abana ba mama Karine, ariko abo bana ba mama Karine kuko cya kivi nyine ntagishoboye kucyusa, ubwo ugifite na Aline. Kandi Aline ibyo akora nanjye numva bintangaje, singiye kubabeshya. Nagiye ndeba ababyinnyi benshi, nkaza nkababwira nti ngiwe nta babyinnyi nabonye babyina nkamwe, we na murumuna we. Nkababwira nti nta bantu nabonye babyina nkamwe. Twatangiye turi mu torero Mutabaruka, urabizi ko wavuga gutababana n'ibitangaza, uti muri bitangaza. Kwa Nshongore batababana n'ibitangaza, ikintu cyose babonye ugasanga barakigana. Indirimbo zo mu misaho mu kiliziya nibo batozaga abandi, icyo bakoze cyose ugasanga kiranoze. Ntabwo nzi ukuntu bimeze, ubwo ibyo byose ngewe mbishyira mu ijambo rimwe ryitwa ingabire y'Imana. Sibyo? Ni ingabire y'Imana. Ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu yirate agende yumve ko ni ingabire y'Imana niyo ibitanga. Ubwo rero nta kindi navuga kitari ukumushimira. Ngashimira aba babyeyi bose bakomeje kumuherekeza, Inshongore, Rugano n'abandi bose, nanjye ariko kandi mwanshimiye nibyo. Arabizi, aravuga ati hari murumuna we wavuga ko yabyonse, ibyo akora yabyonse mu mashereka. We niko avuga, n'uyu niko babivuga. Rero nta kindi narenzaho, mvuze byinshi bwakwira bugacya, reka ndekeraho mpiniraho. Ariko mbabwire ngo kuko aba babyeyi babivuze, ibi bintu ntibikwiye kuguma hano gusa ngo twifungiranye muri iki cyumba. Nahoze nganira na Inshongore tuvuga tuti nuko ari hato, aho ntibabuze aho bisanzurira, ariko babigaragaje ntacyo. Nubwo twabonaga ko ari hato, ariko ni byiza, ntacyo bitwaye. Rero nkaba nshimira Imana, mbashimira, ngashimira Aline agira ijwi ryiza, akaritumbagiza. Jeweho ryarasaraye, nabaye bisarare ntabwo rikizamuka. Nabwira ngo nzamure n'izi sinabishobora, ariko kuva kera yararirimbaga agahanika. Nkamubwira nti Aline, wazabaye umuririmbyi, wibyina gusa ahubwo ba n'umuririmbyi, kuko numva uzi kuririmba. Akaririmba nkabona arakora utuntu, ariko ibi byinshi ni ibyo yambonaga nkora, ariko wagenda biperfectiona kurushaho by'abatoya. None dore uru rugaga rw'abana afite, abantu twese tuje kureba ibyo yabashije gukora.
noneho atari we wenyine afatanyije n'iki n'umufasha we uri hariya uwo barwubakanye nawe wabonye ko bahoze baririmba, ubwo ni Imana yashatse ko bigenda bityo, bararirimba barabizi kandi ugasanga biraryoshye. Rero nkaba mbashimira, nshimira Imana mvuga ngo Aline mukomerezaho, mwabana mwe ndabakunda, murabizi murabizi rwose, ari abato ari abakuru, utu dutoya turabizi ko mama Karine niko banyita, ntago bavuga mama Aline, ntabwo nzi impamvu bavuga mama Karine, ntago bavuga mama Aline, ntabwo nzi impamvu byagenze gutyo, ariko Aline nuko bimeze. Ubwo rero ari abato ari abakuru ari bariya basore bose ndabakunda rwose, barabizi. Iyo bankumbuye nanjye bantumaho nkaza kureba, bajya bankumbura bati turashaka mama Karine, ubwo nyine bakanyereka umudiho nanjye, ariko batera nkaba ninazemo nkikubitamo. Nkomeze mbashimire, nkomeze nshimira abari hano bose, nkomeze nshimire bariya bahoze bacuranga, nabyo ndabikunda cyane, numvaga ari ibintu bigenda neza bitunganye. Rero ibyo aba babyeyi bavuze, icyampa ngo bikorwe nk'uko mwabyifuje, mwababyeyi mwe murakagira Imana. Rero indirimbo ngiye kuririmba niyo Grand Père akunda, ntabwo ari ikoma amashyi, irimo n'ibinyarwanda ahari binakomeye kurusha. Akubwire nibyo byiza. Ni n'iya kera ngo ku ngoma ya Cyilima, sibyo? Uzabimenyere nawe. Iravuga ngo nguri ijuru ga Nyamuziba kayaga, mugabo guri ijuru ryirabinkora, uri ijuru garije mukerezo, naho gamukerezo kagacunamanga ye, imandwa yibakwe mu maboko ya Rwabikobo, niyo yakoze intambara nka data no mu bigo, rurandana rwa Semaramba, ruranda kunduru, mwana wandemeye, nzabaza rutanga rw'intugu nini, rutugama izuba nka ikibuzi nka gushoka, nzabaza umushumba uragiye abakwiye, ikinani cy'isonga nka ikibuzi nka gushoka, ari kuri ijuru Nyamuziba kayaga, mugabo guri ijuru ryirabinkora, uri ijuru garije mukerezo, naho gamukerezo kagacunamanga ye, imandwa yibakwe mu maboko ya Rwabikobo, niyo yakoze intambara nka data no mu bigo, nzabaza Rwema bahariye imihigo, rugero rw'indinganire ye, ikibuzi nka gushoka,
nzakenyera bampa inkuyu n'inkoni mbimuture inyamibwa zishokeye zikine zihiga nibuga ari kuri ijuru. Dasiana turagushimira cyane, urihe wakana we, turagushimira cyane. Ngwino hano imbere, ngwino. Aka kana aha hantu ni ahako. Nari namusize kuri convention ari mu birori bya Murorunkwere, la première dame, abiyobora yerekana ibyo, hanyuma agera hano amenya ko hari abantu bari mu rwiwe, aragaruka mu bwatsi bwe. Uyu mwana ni uduhanga, turamushimiye twese. Umukunzi w'umuco nawe ntitwamunigana ijambo, rutanga rw'amaboko. Urakoze Kanyande. Muriho bene Imana? Imana y'u Rwanda ihora namwe. Kabanze ndamutse umubyeyi Rugano, kuko ni wowe umpagurukije. Wavuze ijambo rihuza abazima n'abazimu. Bavi buzimu bajibu. Rwose. Ariko barasanga y'abazimu. Muriho? Mwakoze. Muriho? Muraho? Amahoro y'Imana rugeminwa. Imana y'u Rwanda ihora namwe. Maze rero si ukurondogora, si no kuvuga nyuma y'abakuru, ariko mwavuze nk'umwigisha w'umuco, numva ndabugwabugwa Rugano, kandi mwarakoze. Nge ntibanshoze, kandi bari bafite impamvu, kuko sinatoje aba, sinari impari. Iriya misatsi irinda kujya ku bibiri kuriya, ntabwo nakwirata ngo nuko nagize miremire gutya. Ni bakuru, ndabakeje. Rero nk'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco, ndagira ngo ushimire Sangwa n'umugabo wawe Ndayizeye, tware wawe. Tugize umugisha, ibi tuvuga ko twigisha umuco bikaba mu ngo nk'ubuzima, kandi abantu bakabubaho kugeza ubwo tubona bugaba amashami angana gutya. Uru Rwanda ruzaba kwa kundi twifuza, kandi rwabaye. Rero sindambirana, nagira ngo nongeye mu ntegeze umusaza, aravuga ngo aragenda ntaho ujya rwose. Navuze ngo wahuje abazima n'abazimu, uti uwapfuye kwa kundi ntabwo yagiye, nicyo umuterekera umara. Murabyanga, ariko ubu twaterekereye, kuko twateguye imitima yacu ngo ba bandi bagiye tudashaka ko bazima bayituremo. Nge rero nanezerewe. Umuterekero ntabwo ari ikindi, nibyo ngibyo. Nimutabyumva mutyo, abantu bazaba bahoni. Ntabwo ariko ari mwe mbibwira, ndabwira abakurikiraho. Ndarakwitegereje rero, wajyanye utwana iriya, utera, uririmba, ubyina, uvuza ingoma, byose ari wowe ubikora n'utwana, ariko urishyuka. U Rwanda ni nyamwishyuka mu nduru, nyamwishyuka mu ntambara. Ngo nagati katarari impundu katarongoye karabandwa. Uko byagenda kose u Rwanda ruvayo neza cyane. Ntabwo namwumvise se? Namwumvaga reka. Ntabwo njya kwiyita imandwa nkuru ari ukwiyitirira. Ndabireba, ndabibika, nkabona ibyo wigira byose nkabibona, nkabona ibyo umugabo wawe yigira byose nkabibona. Nza no kumenya nyine ko ari injishi n'umuheto. Noneho sinzi ukuntu nabonye, n'uyu munsi igihe nabibonye mbona ngo hari igitaramo, ngo nintayoberane ndajyayo. Baza mugenzi wanjye Shimiyimana yakoze, muramuzi n'umutaramyi,
ndebera aho hantu kuko sinari mpazi, ntagenda nyobagurika. Kiracyahari icyo gitaramo kirahari. Ni iki rero cyatuzanye mushingishwe intege. Jewe icyo nsubikiraho, uriya mugambi Rugano, umusaza Rugano yavuze, nushyirwe mu ngiro vuba vuba pe, duhure. Ariko nimutekereze tugize umugisha niba ari rimwe mu gihembwe ariko gihoraho, bikazatinda bikaba rimwe mu kwezi cyangwa simbizi, ariko abandi ko baterana buri cyumweru na buri iki na buri iki na buri iki. Iri torero ntituvuga se ko ari itorero, mwaretse tugatoza abantu ntibazatora Rugema Intwaza, si ryo torero. Ubu ibintu ntibyabaye, niyo mpamvu rero mubonye nanga kugenda ntyo mpagurukana imizi n'imihamura, ariko ntabwo nigosora mbere y'abakuru. Nimushingishwe intege, ibi bintu mubikomeze cyane. Nageze aha ndababara mbonye ari mu mpatanwa, hari ihema Rugano yigeze kugira muraryibuka ariya, ariko n'ubundi u Rwanda ni rugari. Aba babyeyi barahari nicyo babereye hariya muri uriya mujishi yabivuze. Oya, nimureke tugire igitaramo ahantu hagari, erega u Rwanda ni rugari. None uko muvuga iby'u Rwanda muravuga ibyanyu, muravuga ibyanyu se by'urugo rwanyu. Nicyo nashaka kuvuga, ngira ngo mbabwire ko Rugano muri uwo mujishi ntabwo muri mwenyine, kandi ntabwo muri bugende. Murajya hese nyine kumva ugiye kugenda bakakubwira ngo garuka Imana, ngo buretse gatoya ntabwo uragenda. Nawe wapfumuye rero uhita ubivuga. Ngaho rero nimwishyuke, Imana y'u Rwanda ihorana namwe, mushingishwe intege. Kanyandekwe mukomeze, ndanezerwa cyane. Mara nigosora ngo ndigisha umuco, ariko abangaba bagiye babigira kenshi, bakabigira kenshi, buri ijwi ryabo rigera kure cyane kurenza kubirirwa wirata ngo uracukumbura ibintu ngo by'amateka. Ntabwo abantu babyumva, biriya nyine byumvwa n'ababasha gupfumuza, kandi murazi haraguza abantu bakuru. Aba rero nibaza aba bana bagakina ahangaha, ubabonye wese agafata amafoto bikagenda bikagira kure. Wenda aya babandi bambara ubusa zabarorereye, aya bagira batya zabarorereye, aya mwafasha hamugende muyatangaza, akwira imbuga zose, abantu babona umuco w'u Rwanda, maze babandi birirwa bahenera igihugu barorere baveho, babure n'ababareba. Imana y'u Rwanda ihorana namwe, mwishyuke. Kinyarwanda baravuga ngo amazi ntasuma ngo yoshywa n'amabuye. Ntabwo ibi byiza byaba gutya atari uruhare rwanyu, twabibashimiye. Hanyuma rero buriya ngo ntihagora guhakwa, guhagora gusezera. Ngo umuntu yagiye gusezera akora mu jisho, wari umaze kumugabira basezeye nabi, ariko umusizi we yaravuze ngo mudukomeye ku rukumbuzi, ngo rwa rukiza ngabona rukizanya natwirariye igikiza muntu. Undi nawe aravuga ngo nsezere ku rukundo. Nanjye rero nagira ngo munkundire nsezere ku rukundo rwa rukore na rukundanye twikoraniye mu ntoki. Nimbega bwimba kunteye ubwuzu mu rugo rwa ntambiye ingoma, kanyuza nahawe na Kanyarwanda. Niko ndagiye imfizi itica ntiyishyame nacyura bakampemba, niko bampemba izinanuye ntananutse iwanyu nahanegurwa kindi ki, nikizima nukubyara iyo udaheranywe akamara intimba akava mu bantu. Muragahorana u Rwanda, muragahorana igitaramo cyiza nk'iki, muragahorana inkotanyi zatumye twongera gutarama. Amahoro meza, amahoro we, amahoro we, amahoro meza, amahoro we, amahoro we, mugere amahoro meza we, amahoro we, amahoro i Rwanda raho we.